ni ijambo uzi cyane ryo mu Baroma igice c'umunani ku murongo wa 28. Urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma 8:28 haravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Amena. Amena. Iri jambo niryo tuzaganira. Kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Amen. Ni ijambo mu by'ukuri abantu benshi bazi kandi ridufasha kumenya ko mu byo wanyuramwo byose hari ukuntu Imana ishobora kubivunjamo ibintu bizakugirira akamaro niba uri ukunda Imana. Yego. Ariko nashaka ko tuzafata urugero akaba aribwo twiga rw'umuntu wanyuze muri byinshi witwa Yosefu. Yego. Tuziga kuri Yosefu turebe ibyo yanyuzemo n'ukuntu byamusunikiraga ku byiza. Yego. Hanyuma ubwo Yosefu nawe uzahita ubona ibyo hayunyuramwo, ibyo wanyuzemo n'ibyo hayunyuramwo, umenye neza ko niba ukunda Imana byose ibyo byiza n'ibibi kimwe kigusunikira ikindi. Yego. Kirya cya kabiri kikagusunikira ku cya gatatu. Yego. Byose bikuganisha ku byiza. Asante. Tuzafata urugero, twari gufata n'izindi nyinshi ariko rumwe tuzagerageza kurwiga mu buryo burambuye. Yego. Ariko reka tubanze tuganire kuri uyu murongo twasomye. Imana ikorera mu bintu byose. Yego. Bitugeraho. Ntabwo ari ibibazo gusa runaka ngo kiriya cyo Imana yagikoreramo ikangeza ku byiza. Tuvuge Yego. niba umuntu yari umunyeshuri agatsinda, gutsinda ni cyiza, ni kikugezeho. Yego. Uti cyo ni Imana izakoresha, bwaca akarongora. Yego. Bwaca akabona akazi. Yego. Urumva nagiye mvuga ibyiza. Ariko hagati aho kubera ko turi mu isi turabizi neza ko byose bitaba byiza. Yego. Hari igihe nyuma ya diplome umuntu ashobora kubura akazi. Yego. Igihe imyaka myinshi irya shomaje Imana izayikoresha. Yego. Hari igihe ashobora gupfusha umubyeyi cyangwa undi muntu wo mu muryango. Bya bihe aha yanyuramo nabyo ni bibi, ariko Imana izibikoresha kugira ngo izakugeze ku byiza. Aho ndumva byumvikanye cyane. Nk'uko nabivuze ntibisobanuye ko ibidushikira byose ari byiza. Yego. Ibibi biruzuye muri iyi si yanduye. Ariko Imana ishoboye guhindura ibyo tunyuramo aho turi hose, ibidukikije, ngo ejo hazaze ibizatuzanira ibyiza. Amen. Menya ko Imana idakora ibyo ngibyo ngo ikunezeze.
akenshi hari igihe dutekereza ngo Imana iradukunda ibitugirira neza, ariko na izuba ryayo ngo rivira beza n'ababi. Reba n'abanyabyaha nabo baratera bakeza, imirima yabo ikera, inka zabo zikunguka, amaduka yabo akabona abakiriya. Yego. Nabo bakanyura no muri ibyo bindi nabyo bibi. Ibyo dusa nk'ababisangiye. Ariko noneho kubakunda Imana, ibyo urwo ruhererekane bw'ibyo tunyuramo, Imana ibishaka kugeza ku byiza, atari ukugira ngo uzanezerwe gusa muri ubu buzima, ahubwo igere ku mugambi wayo. Yego. Igere ku mugambi wayo. Nibyo. Birashoboka ko njye nkunze kwigisha nta ngingero, umwuga wanjye n'umwarimu. Birashoboka ko Aimable uri mu batangije iyi nibature, nubwo atarambwira amateka yayo neza. Yego. Imana yamujyanye muri Swede aho ariko tekinoloji ibaye imbere, atari ukugira ngo abe muri kiriya gihugu, ariko ari ukugira ngo Imana izamukoreshe muri uyu murimo wayo. Yego. Murabona ko umugambi w'Imana niwo uri imbere, nubwo ibyo wayisabye Imana yabikugejejeho, ariko icyo ushaka ntabwo ari ukuvuga ngo unezerwe gusa. Yego. Niba wara ahantu hatari akazi, noneho warakabonye kandi gahemba neza, uvuge ngo mfite amafaranga menshi, ibyo ngibyo byonyine ubwabyo byaba bisa n'abandi turabisangiye n'abisi, abandi b'abanyabyaha. Yego. Ariko Imana kubayikunda byose bifatanyiriza hamwe kutugeza ku byiza, kugira ngo idukoreshe mu mugambi wayo. Amen. Ikindi nanone twabivuze, menya ko iri sezerano atari irya buri wese, ni iry'abakunda Imana kandi bahamagawe nk'uko yabigambiriye, niko twasoma. Amen. Ababona biriya bakabona n'ibibazo bibageraho, ko Imana yabikuramo ibyiza, ugira ngo ni abantu bose se? N'abakunda Imana. Abakunda Imana. Amen. Kuko abadakunda Imana bo hari n'abaza biyahura. Yego. Yahuye n'ibibazo byamurushije imbaraga, gace kwiyahura. Hari n'umuntu uvuga ati nubwo atakwiyahura, nanone agasa nk'utakiriho, agata umutwe. Yego. Kuko avuga ati ibi ngibi noneho njyewe n'ijuru ryangwiriye. Ariko kubakunda Imana azahita avuga ati ariko inyuma hari umugambi, hari umugambi w'Imana ntazi, n'abandi ku ishuri ry'Imana. Nibyo. Hariho kandi kajambo kaje kavuga ngo abahamagawe. Abahamagawe twahasomye avuga ngo nabahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yego. Ahangaha utaza kugira ngo nshobora kuba ntari muri abo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Yego. Oya, abahamagawe nk'uko yabigambiriye nabo bose umwuka w'Imana, umwuka wera yemeje ko kandi yemeje kandi ikabashoboza bakakira Kristo. Yego. Wewe wakiriye Yesu, uri muri Kristo. Ega niko ijambo ry'Imana rivuga ngo Yego. ngo abari muri Kristo Yesu ntateka bazakirwaho. Amen. Nabo abahamagawe nk'uko Imana yabigambiriye, nabo n'abari muri Yesu Kristo, abo umwuka wera yemeje
kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi. Asante sana. Abo ngabo n'abiringira Imana. Amen. Ntabwo ari babandi gusa biringira imitungo yo muri ubu buzima. Yego. Ntabwo ari babandi bashaka kuzamererwa neza gusa muri iyi si, ahubwo bo bashaka kuzamererwa neza mu ijuru cyane cyane kuruta muri iyi si. Amen. Ahangaha mbivuge neza, n'abakristo bamererwa neza muri iyi si kandi nabo bafite ubwo burenganzira. Yego. Ariko menya neza ko hari n'abagiye bonyine ahitamwo agatotezwa ijambo ry'Imana, akavuga ati byo gukomeza ninezeza ariko ndi mu byaha, reka nakire Yesu. Kujya kwakira Yesu kukamuvira mu itotezwa. Yego. Kubera iki? Aravuga ati hariho umunezero udazashiraho tugana dutegereje mu ijuru, uwo nguwo wose nkawuwe. Yego. Nubwo byansaba hano mu isi igihe gito, igihe runaka kubabara. Imana rero idufashe cyane mu gihe tuzaba twiga urugero garufatika rw'ukuntu ibintu byose kububaha Imana, gukunda Imana bifatanyiriza hamwe kumuzanira ibyiza. Amen. Reka dusome mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cya 37. Yego. Ntabwo dusoma imirongo myinshi nubwo tuvuga ibyo tuvuga ari byinshi. Yego. Nanone amasaha turayubahiriza. Asante. Dusome kuri uyu murongo wa 3 kugeza ku wa 11. Itangiriro 37 ku murongo wa 3 kugeza ku wa 11. Haravuga ngo Isirayeli atonesha Yosefu, amukunda birusha iby'abana be bose kuko ari we yabyaye ashaje. Amudodeshereza ikanzu ndende. Bene se bamenya yuko se amukunda birusha ibyabo bose, baramwanga. Ntibajya bagira ineza bamubwira. Yosefu arota inzozi azirotorera bene se, barushaho kumwanga. Arababwira ati ndabinginze nimwumve inzozi narose, ngo twahambiraga imiba mu murima, umuba wanjye urahagarara urema, iyanyu miba ikikiza uwanjye iwikubita imbere. Ku murongo wa 8, bene se baramubaza bati ni ukuri wowe uzaba umwami wacu? Ni ukuri wowe uzadutwara? Izo nzozi ze n'ayo magambo ye bituma barushaho kumwanga. Yongera kurota izindi nzozi azirotorera bene se ati nongeye kurota izindi nzozi, ngo izuba n'ukwezi n'inyenyeri 11 binyikubise imbere. Azirotorera se na bene se. Se aramucyaha aramubaza ati izo nzozi ni inzozi ki? Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubite hasi imbere yawe? Bene se bamugirira ishyari, ariko se aja yibuka ayo magambo. Amen. 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 Iki ni icya mbere cya muri bya bindi bifatanyiriza hamwe kuri Yosefu. Kibanjirije ibindi ni urwango yanzwe na bene se. Ariko byatangiye
se Yakobo abigiramo uruhare. Ese muzi ko ababyeyi rimwe na rimwe dushobora gutuma abana bacu bangana? Reba nawe twabisomye. Yakobo yaragiye atonesha Yosefu. Yosefu na Binyamini nibo bana babiri babyawe n'umugore yakundaga cyane witwa Rasheli. Kandi nibo bari bato. Umuto yari Benyamini, agakurikira uyu Yosefu. Niko ari babiri yari yababyaye. Abandi bene Yakobo babyarwa n'abandi bagore batatu. Barimo Leya umugore we mukuru, barimo n'abariya bajakazi. Rasheli yashingiye Yakobo umujakazi we witwa Biluha, amubyaraho Dani na Nefutali. Leya nawe wari warabyaye abana batandatu yumva atanyuzwe, ashingira Yakobo umujakazi we witwa Zilupa, amubyaraho abana babiri Gadi na Asheri. Uriya Leya we yabyaye Rubeni, Simiyoni, Lewi, Yuda, Isakari na Zebuloni. Aba bene Yakobo twafashemo umwe Yosefu. Yosefu rero se yaramukunze cyane kuruta bene se abandi bana be, ngo noneho anamudodeshereza ikanzu nziza cyane. Iyo ngo abandi bene se bariya bakuru 10 badasangiye nyina baramwanga. Bukeye noneho Yosefu nawe kubera ko Imana yari imufiteho gahunda, bimwereka mu nzozi nizo twasomye. Inzozi zibiri, iya mbere ayibwiye bene se aho bari mu murima bafite imiba, hanyuma bazanye imiba yabo, imiba yabo yose ngo yikubise hasi, uwe aba ari usigara uhagaze. Bahita bakuramo bati kweri uzaba umwami wacu. Niko kumubwira ati ariko sha basanzwe bamwanze kubera se yamutonesheje. Ati biriya ntibihagije ko data ari we wakunda, ushaka kutubwira ko uzanadutwara? Nawe ntabwo yabyumvise ngo areke, arongera arota izindi nzozi nazo arazibarotorera, noneho bari kumwe na se. Ati nabonye inyenyeri n'ukwezi n'izuba byose 11 byikubita, urumva byose byikubita hasi imbere ye. Ubwo rero se noneho niwe wamubajije ati se izo nzozi ni inzozi iki? Nicyo kibazo yamubajije. Ni ukuri njye na nyoko na bene so tuzaza twikubita hasi imbere yawe? Ngo bene se bamubwira ishyari, ariko ngo akajya yibuka ayo magambo. Ntabwo tuza gutinda cyane kuri aya mateka, turagenda tureba icyo bitwigisha. Ubundi Imana ahangaha bivuga iki? Ko Imana ishobora ko n'urwango twangwa n'abantu n'ishyari tugirirwa n'abantu bishobora kudusunikira ku masezerano.
Amen. Amen. ishyari ubundi n'urwango biri muri za mbuto za kamere. Yego. Ni ukuvuga ko ari bibi kandi turabizi. Ariko kubera rya jambo wa murongo twatangiriyeho ngo byose bifataniriza hamwe, kuri Yosefu yabaye intambwe ya mbere yo kumusunikira ku mugambi w'Imana. Amen. Amen. Umugambi w'Imana ku buzima bwe. Amen. Muti guti. Ariko reka tukivuga kuri biriya ngira ngo hariho amasomo tugenda dukuramo. Ubundi urwango, ishyari ni ibintu bibi. Niba ari imbuto nyine za kamere, nuko bikwiriye gutsindwa mu mubiri wacu. Yego. Imana idusaba kuba abanyamwuka, kuyoborwa n'umwuka, ntidukwiriye kuyoborwa na kamere. Ariko isi yo iri no muri Bibiliya, abakunda Imana, isi irabanga. Yego. Banze umwana w'Imana, ntibwire ngo wowe bagukunda. Nibyo. Nuzabona ab'isi bagukunda, ahubwo uzahite uvuga ko ufite ikibazo mu Kristo bwawe. Yego. Byasunikiye Yosefu mu masezerano y'Imana gute? Kuko ruriya rwango byabaye intandaro yo kumukorera ibikorwa bibi, ariko byose bimuganisha ku gusohoza amasezerano mu buzima bwe. Yego. Yosefu igihe cyarageze, bari batuye na se, bene Yosefu bose Kanani. Abahungu be 10 bari baragiye kuragira, kugisha inka n'intama. Se Yakobo atuma Yosefu kuza kubasura. Yosefu aragenda abasanga ahantu hitwa i Dotani. Hanyuma ngo bakimubona atungutse hariyo, baravuga bati aha, turamubonye Karusi. Ntibabaye batumwita Yakobo. Muzi ko ishyari n'urwango bituma umuntu utakimuvuga mu izina. Yego. Nyaboneka niba uri umukristo, ariya mazina abantu biswe kubera abandi babanga cyangwa babagiriye ishyari, uzaze wirinda nawe gukoresha ariya mazina. Yego. Bamwise Karusi. Bati Karusi araje. Ubwo Karusi aje, ubwo noneho reka tumwice. Kumwica cyabaye ikigeragezo gikomeye kuri Rubeni, kuko amaze kubona ko bene se, Rubeni niwe wari imfura ya Yakobo, abona ko bene se bose biyemeje kumwica kandi ananirwa kwitandukanya nabo. Ariko arababwira ati, twoye kuvusha amaraso, mureke tumute mu mwobo. Ni nko kuvuga ngo urupfu rusanzwe ruzaza, niba ari inzara, niba ari azahotera mu mwobo. Yari imyobo bimbaga kugira ngo izabemwe amazi yo guha imikumbi baragiraga. Iyo nama ayibwira bene se kugira ngo bareke kumwica, kuko bari bavuze bati tumwice, tumute mu mwobo, hanyuma tuzabeshya kwa se ko yariwe n'impyisi. Hanyuma
imana wa mugambi w'imana urumva iyo azaga gupfa nyine byari birangiye umugambi w'imana ntibari gusohora ariko imana ikoreye muri Rubeni abujije ko bamwica bamwiyicira azicwe n'ibindi ntibyarangiriye aho bamaze kumuta muri wa mwobo ari muzima Yuda nawe ni mwene Yakobo hazamwe ati ngewe nagize ikindi gitekerezo ngo yarabonye abantu bajya baba Midiyani baza kugurisha b'abacuruzi bajya mu Giputa ati ubundi turareka umuntu hariya ibintu twari dukora sibyo kuvuga ngo umuntu hotere hariya apfire hano iruhande rwacu reka tumwohereze n'amaraso amwe na Yosefu reka agende azagwe kure reka agende iyo ubwo bamvaga ahagiye batazongera kumubona Imana mu mugambi wo kugeza Yosefu ku byiza hari urwango rwa bene se hari Rubeni bamurinze kwicwa hari Yuda wagiye inama ati tumugurishe ku Bamidiyani bamujyane mu Giputa aho ngaho rero ko turagenda dusangamwo rwa ruhererekanye nababwiye rwa ruhererekanye rwa birya twasomye ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe hariho umurunga w'ibintu bigenda kandi murabona kugeza ubu biracyari bibi gusa Yosefu yaherutse akantu kamwe gusa ko gutoneshwa na se ariko kuva urwango rwa bene se gutabwa mu rwobo kugurishwa ni urugendo rutoroshye rurimo ruganisha rw'ibintu bibi bikomeye ariko ruzavamo ibintu tuzakomeza kureba aho yageraga ngo bagenze urugendo rw'iminsi 30 kugira ngo bagere mu Giputa bageze mu Giputa ntibamugurishije ku muntu woroshye bamugurishije ku mukuru w'abajepe ni garde presidentielle n'abantu barindaga Farawo umugabo witwa Potifari murabizi muragiyemo umuntu Potifari yari umukuru w'abarindaga Farawo yari umuntu w'umukire cyane kwa Potifari rero yagiye ahantu icyo gihe mu Giputa ariyo Misiri niho hari ahantu hari hakize cyane ni nk'umuntu ni nkaho Yosefu yaravuye mu biraro y'i Kanani bya se ariho yakuriye ajyanywe mu mujyi nk'uko bagukura mu cyaro bakujyana mu mujyi ukomeye iyo nzu ya Potifari yabagamo yari inzu ngo ifite amagorofa aho ngaho nabyise ngo no mu bugurano n'ubugurano bwamuzaniye ibyiza Abamidiyani bamugurishe kwa Potifari bo bari bazi nyine yuko agiye kuba umuntu w'umuja waho nako umucakara ukoreshwa imirimo y'uburetwa ariko siko byabaye iyo usomye ibintu byonyine
kwa Potifari ko byari bimeze. Byari mwakihagera ngo Uwiteka yabanye na Yosefu. Yego. Aha wabisoma ku gice cya 39 cy'iki gitabo cy'itangiriro ku murongo wa mbere no kuwa gatandatu kugeza kuwa gatandatu. Ntabwo dufite umwanya wo kwasoma ariko baravuga ngo usangaho amagambo ari nk'aya ngaya. Imana yamugiriye neza ngo agire ukuboko kwiza kucyo akoze cyose. Amen. Yosefu agirira umugisha kuri Potifari. Asante sana. Potifari amugira igisonga cy'urugo rwe. Amen. N'ikibintu bye byose. Ngo Uwiteka umugisha urugo rw'uwo munyegiputa ku bwa Yosefu. Umunyegiputa bavuga hano Potifari. Umugisha w'Uwiteka uba ku byo atunze byose. Asante. Uba ku byo mu rugo rwe. Uba ku byo mu mirima ye. Uba ku byo mu gasozi. Amen. Ahangaha ni amashyo y'inka n'intama n'ibindi. Yego. Uyu Potifari ngo abitsa Yosefu ibyo atunze byose. Amen. Ngo mu byo yamubikije ntiyagira ikindi agenzura keretse kwita ku byo yajyaga arya. Asante. Nuko yamweguriye byose mwumve ngo byose. Aho ngaho rero yari akiri muri rwa rugendo. Warangiriza aha yagira ngo none Yosefu ibibazo birakemutse. Ibibazo ntibyari bikemutse. Umugore we nabyise ngo ikigeragezo cya muka Potifari ngo nacyo kiri mu cyasunikiye Yosefu ku byiza. Yego. Kuko ikigeragezo cya muka Potifari wakunze uyu muhungu w'umuyuda kubera ubwiza bwe. Ashaka gukora n'icyaha cy'ubusambanyi nawe. Ngo abigerageze inshuro nyinshi. Uyu muntu hariho amagambo yavuze. Usomye muri iki gitabo cy'itangiriro igice cya 39 ku murongo wa 7 kugeza ku wa 15 usanga havuga ngo none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana. Yosefu yaragifite ya Mana ya Yakobo se. Yayisize ari mu Giputa ariko ntiyayisize. Ibindi byose biza nyuma. Kudacumura ku Mana nicyo kintu cyari ikintu gikomeye mu buzima bwe. Yego. Muka Potifari yashatse kugusha Yosefu inshuro nyinshi. Muri Bibiliya aravuga ngo yabigerageje uko bukeye. Bigera naho amunanira. Murabyibuka. Amutega umutego, amuremera ikinyoma kugira ngo azamureke. Byarangiye uyu muhungu wari umugisha wa shebuja wa muryango umujyana muri gereza kubera ko shebuja yemeye ibyo umugore we yamu. Noneho aho kwerekana ko uwo mugore ari we wamugeragezaga, yerekanye ko ahubwo umuhungu ari we washatse kumufata ku ngufu. Ikinyoma kizagikora umwanya muto. Yego. Ariko kubakunda Imana nabo, aha niho ngiye kurangiriza. Kubakunda Imana nacyo ibyo twabeshyewe n'ibiki hari igihe bidusunikira ku masezerano. Amen. Yatawe muri gereza
ngwiyo Farawo yashiragamo abantu bacumuye bakoze ibyaha. Tuzakomeza ejo. Ariko muri aya magambo twavuze icyo tugamije kwibukiranya, kuko ni amagambo dusanzwe tuzi, ni ukuvuga ngo ubuzima nawe urimo, kuko ibigeragezo ni rusange. Ego. N'imigisha nayo abantu bagenda bahura nayo ni rusange. Ego. Ese nzamba mbibonamwo ibintu binganisha ku mugambi w'Imana ku buzima bwanjye. Iyo umuntu abibona ko ari ibimuganisha, abyitwaramwo nk'ukunda Imana. Amen. Abyitwaramwo nk'umuntu ukunda Imana. Ata umutwe. Ego. Aravuga ngo ibi ngibi Imana ni umugenga w'ibihe, ni umugenga w'ibi nabyo. Ego. Ni umugenga w'urupfu rw'uwanjye. Ni umugenga w'urupfu rw'umubyeyi. Ni umugenga w'ubu buzima bwo kuba muri gereza. Cyangwa bwo kuba afite uwanjye uri muri gereza Kinshasa cyangwa ahandi. Ni umugenga. Ukunda Imana bizarangira bimuzaniye ibyiza. Imana ibaho umugisha. Tuzakomeza ejo tureba ibindi byageze kuri Yosefu. Amen. Imana yacu ishimwe. Reka ndarangiza nsenga. Mana Data wa twese uri mu ijuru, ndagushima cyane kuri iri jambo wakunze ko tuganira n'abantu wewe wenyine uzi bari hirya no hino ku isi. Nk'abakristo, reka ubuzima bwa Yosefu tubugire ubuzima bwacu. Tumenye ko tunyura muri byinshi, ariko byose buri cyambere kidusunikira ku cya kabiri kikadusunikira ku cya gatatu, byose bigamije kubera ko twakumenye, kubera ko Imana idufiteho umugambi, bigamije kutuzanira ibyiza. Niko Yeremiya yavuze, yahanuye avuga ngo dore imigambi mfite kuri wowe ni myiza si mibi, kugira ngo nkuremo umutima. Imana nirema umutima buri wese wumvishije ijambo ku byaha yanyuramo bibi. Ni mu izina rya Yesu mbisabye, amen.